Burundi ufate just every day I need Rwanda just punches ndebera iki kintu ni iki ubu nako gishaka ko nyijya turashize none ndebera nirebere iki iki cyumba umuntu wakina zangaje ko nyijya iwacu nta muntu wigeze yiya iwanyu bari yawe ndi wakishanga wamvuye imbere kandi umujyana kujya ngewe uzamuneka ibijumba njyana kukujya wakinu nawe mvi imbere ujumba ntabwo najya ngewe bashaka kugumya baruneka bakana ongera kukujya ngewe ndakubwira ngo ngumye ndakuye ibijumba byo mu Rwanda ukuntu biryoha gusa komeza ngasara utabo nise cyane nayo Shaka kuba njyana n'ibyaza tumugenye tumbwa buri munsi kurya ibyanjye se gusa uko kunasebye cyanda wana nese tunzi turumva kukazi wakaye gusa n'ibi imbwa tako byo mugira guhamye irama mwe nzahawe Come on, I'm very foolish. Nakigese na nyana buri gisanzanga. Bagisanza. Gisanzanga nazo kinja kumya kinganurira nyina nini sonze mvuye ku ijure. Mwakirebe. Kimwe cya mbere nagare wakiriye. Ntago wakiriye. Ntakiri. Ariko Imana yanjye. Cyakoze imbwa naho zitabaye. Twumvikana. Ibintu byo kujunyita imbwa wazambira nkitahira ngasubira wari. Imbwa se gusa uko ari n'ipisi. Ipusi se kuye ipusi shingiye ku byo mbona. Juma so nibiki kuba nari ikijumba nacinga amabere. Kuyica se gusa ahubwo ko ndi kubona huko umozeho. Ariko wa mwana ntabwo nakubwiye ngo uzave mu mujyi. Ntabwo wavuye mu cyaro nkubwiye. None dore umuzeho. Mukoze iki nje nazanze ikijumba ku ntebe. Kandi nisonje nje ibintu ubugumya kunze naho ntabwo ndi kubyumva. Bikamubwira ibyo uvuga byose nahama bapfuye byarangiye se kubera ikizuma cya mbere naho bakiri. Nega matwi kujya mu wese kumwe n'ikindi cy'icyagiye. Akajumba nasanze hejuru y'aka ngaka niko nahereye. Abikijumba cya mbere kiri. Hanze nakiri. Ukamubwire rero. Ugomba kumbwira ikijumba cyagiye. Abi karamba. Wambwiye umuntu wari birabishumba. Gusa nyine wobundi usibye ubaza ubusa wageze. Ikijumba ndi kukigera ngo n'ikiro kireba. Ibyo bya mbere niba narakire sinyiye ikijumba cyari kinini. Nta kinini kuko nta nabashaga gupima ibiro gifite. Yewe naje nisonze imita nyiki. Cyo ntabwo abe. Bibaye byiza wambwira ikijumba gishyize. Kuko iki kijumba nutambwira ni wowe wakire cyangwa se wakiriye. Subiza yego cyangwa oya. Cyangwa shenyo wari mujyana. Ndakeka ko nari mwisi ngo notesha amadayimoni cyangwa ndi kumva ibintu bitanja mu matwi cyangwa bigira ute nta nubwo ndi kurushaka kugutereza cyangwa ngo nkwinjingirize ngubwira ibyo nariye njewe nabiriye byagiye mu ndanje none ndavuze ngo nakiri. Eo foto pakati na sokola katika sia kama afya kocha. Ikijumba wakiri. Akiriye njewe. Wakiri. Bivugije ibyongereza byashinga shana akiri aho kombwira. Niba n'ibindi wabitse cyo kubi. Nakoze ukuntu nari nso. Mana yanjye. Kijumba wakiri. Maye nkajya. Kijumba nari nategesheje umwanzi wanjye. Nashyizeho uburozi bwita. Ubwahwanye. Wakiri. Wavu. Ikijumba wakiri. Umwanzi ni nateze ikintu bitinye ubonye abana batatambuka
akoze akakubaye urapfuye ikijumba rero ashyizeho uburozi bw'iki nyahuku imaze inzengereza muri ino minsi hano. Iyo nyahuku kandi nari nayiteze iravana ikajya kwiyahurira muri Kongo, ariko iyo ubwo burozi nashyizeho butariye umuntu, iyo butariye nako kirapfuye urase. Ibyo burozi nayiteze iyo itari buriye bukaribwa n'umuntu, umuntu ahita binyahuku neza. Bose ushatse kuvuga ko nanjye nyahuza nk'inyahuku. Wanyahuje byabaye. Sinyakubwiye amatwi kugira ngo ube satani. Reka mbwire satani, reka mbwire nuze we, reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho biha power, biha imbaraga. Ariko satani asura mugomye mbwira mu gitondo atarajya kukacyuka hambi. Amaye uramenye ako kantu ni kabi. Ubundi yagiye.